Muganga yanyigishije guteka imbuto za watermelon. Murashaka kumenya impamvu? Mbahaye ikaze. Nitwa Mpenzi Dozi, umufashamyumvire n'umujyanama w'ubuzima. Ndizera ko mumeze neza. Niba hari utameze neza niko bigenda mu buzima, wizere ko biza kugenda neza. Rimwe na rimwe biba bigenda nabi, ubundi bikagenda neza. Mukunda watermelon. Iyo muzirya utubuto twazo mutugenza muti. Muradutoranya mukatujugunya cyangwa se muradutoranya kugira ngo muze kudukoresha mu bundi buryo, cyangwa se muturira icyarimwe na watermelon. Watermelon ni urubuto rwiza rufite umubiri wacu akamaro kanini cyane, ariko abantu benshi ntabwo bazi ko uretse kiriya kurya igice cyayo cy'umutuku, yewe iki gice cy'umutuku, yewe n'igice cy'umweru abantu benshi bamaze kumenya akamaro kacyo. Utubuto twatwo natwo dufite umubiri wacu akamaro gakomeye cyane. Utu tubuto twa watermelon dufite umubiri wacu akamaro gakomeye cyane, dukize cyane kuri acide gras essentielle n'imyunyungugu nyinshi. Bikize kuri vitamine B nibyo bita cyanine n'imyunyungugu nka magnesium, phosphore, manganese, cuivre, zinc na fer. Akamaro kazo ni kenshi cyane nk'uko maze kubivuga haruguru, ariko biracyakomeza. Citrulline iri muri utu tubuto twa watermelon ifasha cyane, ifasha mu buzima bw'imiyoboro y'amaraso. Bituma amaraso yacu atembera neza mu mubiri, bituma umutima wacu kumera neza. Ariko ntibigarukiraho, kuko zifasha n'ubwonko bwacu kubera vitamine nyinshi n'imyunyungugu nyinshi zibitsemo, nka magnesium, vitamine A, B, C na E. Imbuto za watermelon by'umwihariko zifashishwa mu kuvura indwara z'amara n'urwungano rw'ubuhumekero. Utu tubuto twa watermelon kudukoresha tukiri shyashya mu cyayi nabyo bifasha bidasubirwaho urwungano rw'inkari. Izi mbuto ugomba kuzisekura nk'uko wabirebaga, ugomba kuzisekura neza mbere yo kuziteka mu mazi, kugira ngo umubiri wacu ukuremo, kugira umubiri wawe ushobore gukuramo neza ingirakamaro zawo nk'uko zirimo ari nyinshi cyane. Kunywa izi mbuto za watermelon bifasha cyane mu kurinda ubuzima bw'umutima. Ndabashishikariza cyane kugeza iyi video ku bantu benshi cyane, kugeza aya makuru meza ku bantu benshi cyane, ku muryango wawe, kuri contact zawe zose ufite, ku mbuga nkoranyambaga zose, uko ushoboye kose, kugira ngo aya makuru meza afashe abantu benshi cyane ku isi. Izi mbuto zikwemeza ko zita ku buzima bw'umutima, zita ku buzima bw'umutima wawe, kuko zirinda kandi zikanagenzura umuvuduko ukabije w'amaraso. Izi mbuto ni ingenzi cyane mu kurinda indwara z'umutima nka hypertension cyangwa se umuvuduko ukabije w'amaraso. Zikize cyane kuri omega 3 na 6 zivuze ibinure byiza. Acide gras usanga muri izi mbuto zirakaze cyane mu gufasha umutima wacu, ndetse no kurinda ibibazo byose by'amaraso, kurinda umuvuduko w'amaraso, imivuduko yose, ibibazo byose by'umutima n'imivuduko y'amaraso. Zirinda indwara n'imyivumbagatanyo y'umubiri, birinda ububabare. Omega 3 na 6 ziri muri utu tubuto twa watermelon ni ingenzi cyane mu kuvura no kurinda indwara z'ubuhumekero. Utu tubuto dufasha cyane kuringaniza igipimo cy'amazi mu mubiri, ndetse n'ibyuka bibi mu nda. Bifasha cyane kutagira ibibazo byo kumva utumbye, kumva umeze nabi mu nda. Ibizigize birinda uruhu rwacu gusaza, bikanarufasha guhora rusa neza, rukeye kandi rumeze neza. Zifitemo proteine na acide amine bifasha no mu buzima bw'umusatsi wacu. Noneho turebe uko dutegura izi mbuto kugira ngo ukuremo ibizigize byose, kugira ngo umubiri wacu ubonemo bya bintu byose nahoze mbabwira haruguru bigize turiya tubuto. Dukeneye ibiyiko 2 by'utubuto twa watermelon na litiro 1 y'amazi. Uko bitegura,
banza ucanire amazi amere neza ubone ko yabize, hanyuma ugenda uzikuramo nguku, hanyuma usekure twa tubuto. Nitumara kudusekura udusuke muri ya mazi arimo kubira, ubikure ku ziko. Numara kubishyira mu mazi birimo kubira, ubikure ku ziko, ubitereke ku ruhande, bibakazuyazi, ubiminine, ubisuke mu icupa, ariko mu icupa ritari plastique, ubishyira muri frigo. Ubundi ujye unywa ikirahure kimwe buri munsi, kandi wibuke ko atari byiza kongeramo isukari. Mu kirahure kimwe gusa birahagije ku munsi kugira ngo uvanemo bya byiza byose twavuze haruguru biri muri utu tubuto. Wibuke ko udashyiramo isukari. Nongere mbikwibutse, za mbuto kuziteka kuriya bifasha cyane gukwiza mu mubiri ibyo tuzikeneye byose byose twavuze tuvuga dufitiye akamaro. Ariko ushobora no kuzirya muri watermelon cyangwa se utazikuyemo, kugira ngo ubone bimwe muri bya bindi twavuze tuvuga haruguru, mu byiza byazo twavuze tuvuga haruguru. Ikibazo ahangaha, iyo tuziriye kuriya muri watermelon usanga rimwe na rimwe twaziririye aho tutazikanje neza. Niyo mpamvu kuzishyira mu mazi kuriya ari byo byiza, ari bwo buryo bwiza butuma umubiri wacu ukuramo ibyo ukeneye byose. Nibi rero byari bigize iyi video. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe ko kuri televiziyo yacu dushyiraho byibuze video imwe buri wa gatanu. Kandi niba utarakora subscribe uyikore, wibuke ukore n'akazogera niba utaragakora. Ushobora kuba warakoze subscribe ukibagirwa gukora akazogera, wibuke ugakore kugira ngo utazajya ucikwa na video n'imwe. Ndizera rero ko wabonye ibyiza byinshi byari bigize iyi video. Ndizera yuko umaze kumenya akamaro ko gukoresha utubuto twa watermelon, aho kugira ngo ureke kuturya cyangwa se ngo utujugunye cyangwa se uturire muri watermelon nk'uko nakubwiye. Nabyo bifite akamaro, ariko ntabwo bifite akamaro cyane nk'uko wazirya kuriya tuzisekura mu mazi. Ikindi kandi wibuke ko watermelon iyo biteguye kuriya udashyiramo isukari. Bigenda bibabwira ko kongeramo isukari mu bintu byose atari byiza. Ndagushishikariza rero kuza kuduha like niba ukunze iyi video, kandi niba ufite abantu benshi uboherereze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nk'uko navuze ndikubwira muri video, kugira ngo aya makuru meza agere ku bantu benshi cyane, kugira ngo ifashe abantu benshi cyane batandukanye. Kandi ndizera ko nawe uza gukomeza gushishikariza abandi n'umuryango wawe. Ndizera yuko ugomba kumenya ibyiza byose. Wazajya ugiye kurya watermelon kwirinda kuvanamo twa tubuto ngo tujugunye, cyangwa se ngo dukanjekanjire muri watermelon. Yego nabyo ni byiza, ariko wumvise ko bidafite akamaro cyane nko kuzikuramo ukazisekura, ukaziteka, ukazishyira mu mazi yabize, kugira ngo bikugirire akamaro kose. Ka kamaro kose twavuze haruguru ni ubibonamo. Rero nawe utaha abatazi utubuto twa watermelon mwatubonye, ndizera ko mutuzi mwese, kandi n'ibyiza byose mwamaze kubimenya. Ndagushishikariza rero kuza kuduha like, no wibuke ujye utwandikira muri comment niba ufite ubuhamya, kandi jya wibuka twandikire, uduhamagare kuri nimero dutanga buri gihe, tugezeho ubuhamya, tugeze ku bakunzi ba Mupenzi TV. Naha rero naho utaha, gera Mupenzi n'ibisanzwe, komeza inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.